bagaruka bundi bushya bagaruka bundi bushya uyu Gifunze punch kagabo karakomeye kivugiye ngo iriya Red Dust yagahaye imbaraga hari abihuriye ahangaha Mira arwaye ibi bigabo yarabirwaye shaho barihurira kivayo nta mubare n'ibibaraga gusa baragikweba kagabo karabangutse bari guhangana ahangaha to kuntu kamwikwepa punch uranyibye oya reka dusubiremo dukorere match gigira iki kagabo gatondagira hejuru karazamuka push kick kavanga umugabo cabiranya vuba naguti cyanga umugabo jump kick rara salam gwarya filime zarabuze ndaguhaye ayo data we napfuye nagatwe kabiri ayo data we karangije kamuvunura utirigongo soneka ku ruhande tugaruke kuri commanding center aho baracyari kurwana no kugira ngo bahakinge bamenye nibiki biri muri ari amakuru ari minira amadosiye. Yeah, drill down on those. Kirika kuri ari amadosiye turebe fungura turebe arareba ubwonko umwijima the infected. Ndabona ya mafile cyangwa amadokima ari hano ari abantu bamaze kwandura iriya ash yamaze kujyamo. Do those file names look familiar to you? What do you mean? Aya mazina y'aya madosiye urabona nta hantu yazi. Okay, hang on. Ndabona atari yaba Kenyan. Aya tata we. Bagenzi ba neighbor bavayo bahumuri umuntu. Ayiwe. Agize gutya agashoka nikavayo. Abona banzu submitting DNA ibyo gusasa. Ayiwe tata we birahirita. Ibi byo birahiga. Nagutuze. Birahiga. Uri serious? Aye data we. Birerekera. Biracyari guhiga. Intwari bani rocked. Afata gashoka. Mutema kun. Ari doa. Ari rudawa. Azawap. Ageza hanga ntaho gucikira. Bikibuka. Cinja mu bigabo. Rim. To. Akagabo. Kinje mu bagabo. Tamagura. Kick. Ekeraje. Agashoka ku ruhande. Fati cyuma wowe. Fati cyuma ekeraje. Arongera afata agashoka. Arerekera. Wavuga gukuri koko ya madokima ndabona hari aho nyazi. Arafungura. Ndabona ariho amakode nka ya gisirikare. Alistair, search Dolce Base. Asa dufashe gushaka muri database yo muri Mexico. Harakekwa ko aho hantu hakorewe ubushakashatsi kuri Kenyan's DNA. Changes emotions, anger. Iyo Kenyan's DNA yo zimaze kujya mu muntu. Umujinya urahinduka ndetse emotions ze zigahinduka cyane ko zikora izo DNA zihuza na mwana y'umuntu. The Dolce Base was suspected Dolce Base yo base ya gisirikare irakekwa ko bari gutestinga DNA z'umuntu bazihuje niza alien. Uyu aracyari kuri iyo base bari kuvuga. Uyagize gutya ari wamukuruye. Tuza mwana wanje vayo hano nkwereke. Tarowa.
arareba data we mwana wa reba reba hariya reba uyu arareba ageze gutya harimo umukobwa inyuma Captain Rupert bari gushaka niho ari Layla niwe reka tugende noneho niyo misiyo basheho cyo gutabara uyu Layla akomaho gake nyir'urugo kumvise nibwo amenya ko buryo uri ahantu udafite karibu tugaruke kuri commanding center fungura hara turebe This looks like a journal entry. ndabona wajya ngo journal entry cyangwa se nibyo bakoraga buri munsi bagenda bari coding agiye kuri video baberetse ko bagiye gutestinga subject ya 752 ndetse tugiye kugera hafi cyangwa se kumpera za test y'ibyo turi gukora experiment twakoze y'ubushize ntabwo yagenze neza ariko ndababwiza ukuri tugiye kugera ku iherezo bagore namwe bagabo we are close very close iyi ni energy chamber tuyikoresha du projector ashi mu muntu iyi ni battery ikorana na mana energy twayikuye mu muntu wamaze kwandura abanyedini bamwe benshi bavuga mona ko ari soul energy cyangwa se ari imbaraga za roho nyine tudafite mana mu muntu ntabwo izino DNA cyangwa se no ashi abasha gukora kuko birangira umuntu abaye nka zombie abarabireba nakagabo kari gukora ubushakashatsi kabuntusha mbere yuko ajya kuririmba nibi yajemo tujye gukoresha mana kugira ngo dushyire ashi mu muntu kabiri gatatu dore nuko bayi projecta mu muntu umugabo zindi urujyatewe abarabireba ubundi ntabwo bibaho ko bashobora gukora ubushakashatsi ku muntu iyo bashaka gukora ubushakashatsi ku miti mishya ndetse no kubyorezo bakoresha za guinea pig cyangwa se imbeba n'ibindi bitandukanye ntabwo babikorera ku muntu ntibibaho mwana wanjye rero ahamo imbere arakomanga basirikare bafite utuntu tw'udukode Layla Dad? uyahita byumva ko ari papa we ninjye mwana wanjye anashimwe wamenye gute ko turi hano nge na emergency situation unit twajanga kwecyo utatubwiye ko yari umukobwa wawe mbabarire nagakwiye ko narabibabwiye ibaze Mira na barapfuye kubera umukobwa wawe Jim umenye kuba muri emergency situation unit bivuze ngo ibyo uri gukora nibyo ibi turaza kubivuga naho mu kanya gize gutya arebye ahangaha hari utuntu tw'utubuto hano hari buto mwana we nanjye ahangaha hari indi buto reka tubikandire rimwe mwana we ayiwe data we tubikandire rimwe umusaza ari ukuntu bari no guhirita 2 3 agikanda hari drone yahise haguruka aba barabyumva abarara bavayo uwo ni nyir'urugo yagusanze mu rugo rwe nibwo umenya ko nta karibu yaguhaye nibwo ubasha no kumenya ingaruka z'ibyo wakoze drone irahangaha kuri ya facility niho tukiri iyi ni Agent Recon iyi ni Wakanda base Luck the Bossman on the mic abaga baramukurikiye naga ku ruhande rimwe afungura hangaha capa bahari bugufa hangaha
wakanda base tubagezaho ibyiza gusa sha. Dad? Papa umusaza bari kumunigagura mwana ngo papa. Their last few logs. Hano harimo na video irimo Colonel Green. Alistair, what's Colonel Green doing there? Colonel Green joined ESU 1 year after leaving this covert operation. This is not good. Ndagira ngo umva amagambo neza. Hano babashije ya rubo yabo. Alistair Green joined ESU. Colonel Green ya joining the ESU Operation. This is not umwaka ushize nyuma ya covert operation cyangwa se nyuma ya operation y'ibanga. Nibwo yaje muri emergency situation unit. Uyaracyagenda. Hari cyamureberaga kuri drone. Wari ikimenyetso kigendera sha. surprised you can speak. Ntangajwe n'uburyo ushobora ko wavuga. Reka nje bugufa ahubwo nze tuganire tumene wabirisha. Uri alien barabaza Jim. Cyangwa uri Kenyan. Wese uri alien. Utekereza ko ndi alien se? Tugiye gukora ka experiment gatoya. Wumvishe yo sound? Wayumvise? Ari telefone iri gusona. Drone irigenda. Ndabizi ugomba kwitabira telefone. Wasanga ari na Colonel Green uguhamagaye. Nta wamenya. Drone iragenda. Uyu nawe arerekera. Hano kuri video baratangira kuvuga amakuru. Twatangiye kubaka facility kugira ngo tubashe kuba twatestinga abantu ibijyanye na kiriya cyorezo. Colonel Green ati iyi operation igomba guhagarara kuko ntabwo mugomba gusuzumira icyorezo ku bantu bazima, mugomba kubisuzumira ku nyamaswa. Umenye ko kandi wisha abana banjye. Ariko ibuka neza ko wabuze umugore wawe. Umugore wanjye yapfuye nyine kuko biraho. Ndabona ibi bintu hari aho icyo tugomba kubikora. Twege ibisubizo by'ibyo bibazo byose. Umuti kuri ibyo bibazo biri imbere yacu kandi tugiye kubigeraho Colonel Green. Tugiye kubigeraho. We gotta go now. Darren, ready the helicopter? Reka tujye gutabara kuko Colonel Green na team ubu yose bari mu bibazo. Mutegurere ko buta twerekere. Tugaruka hanga. Hariho babwiye ngo aze kwitaba telefone. Nazi ngo ninde umuhamagaye gusa agomba kwitaba. Bidatinze asajya uka video. Colonel Green and I have been having a wonderful reunion. Nge nawe tumaze igihe tugifite ubwiyunge. Until he already closed. How do you think he... Captain Colonel Green niwe wategetse ngo iyi facility ifungwe. Where to find his daughter? Uratekereza ahantu yamenye gute ko ariho hari umukobwa we? Uyu nibyo bari kumubwira. Back is Lila. Nari mbizi ko ari buze kugaruka kureba Layla. Kandi koko batubwiye ngo uno Colonel Green hari covert mission cyangwa se covert operation yakoze umwaka ushize. Ndetse naho twatangiye tubona kuri filime yacu. Was wired with explosives. Twamaze kumushyiraho ibiturika. C4. Long distance between them. Ndetse aho ari naho Green ari biratandukanye. What's the catch? Hanyuma se ni icyo uri kugerageza kumbwira. A while ago, I was contracted. Agahe kashize nari nahawe kontra kugira ngo mbe nakora. It creates extreme emotion. Ikintu gifite emotion cyangwa se gifite umuvuduko ndetse no kugenda mu buryo butangaje. Kitagira ubwoba, gihorana uburakari ndetse gifite n'uburyo gihindura DNA zacu. Having the best of intention. Nari maze kubigeraho pe ko nari mfite ubushake. Ndetse amwereka ya video. Bivuze ngo Really be too firm on my conclusions. nari ngiye kugera ku bushakashatsi bwanjye. Ariko uyu muginga yahise ategeka ngo haba hafunge. In 30 minutes. Mu minota 30 Try this out on tugiye kugerageza ubushakashatsi tubugeragereze kuri Layla. Green and I watch. Mu gihe papa waraba ari kureba Green. Hey, What will our little mouse do?
niki mbeba yacu nto iri buze gukora iragerageza gutabara Layla cyangwa iragerageza gutabara Connor Green ni cyangwa se nide uri bwicara inyuma ntagira icyo abikoraho Jim ndakwinginze tabara papa wanjye aratabara ndi niwe mutabazi wenyine uhari oya Jim tabara umukobwa wanjye umukobwa ati tabara papa papa nawe ati tabara umukobwa wanjye ubaye we watabara ndi Jim nuntabara ndakwica ntabarira umukobwa Jim ntabwo uza ngo dukorane ureka amabwabwa aho ngaho yibuka Arsa amubwira ngo ntabwo watoranyijwe ahubwo warahamagawe tugaruka aha ngaha abari bari kuri commanding center bamenye ko bitameze neza hari agatego bajya muri chopa cyangwa se helicopter bagiye gutabara kuva muri Amerika ujya muri Mexique ntabwo ari mu rugendo rurerure uyu aracyagenda muri tano niwe wenyine usigaye bari bane Harden yapfuye rugikubita noneho Mira nawe bamucishijeho Connor Green papa wa Alpha muri Green Studio bamushimuse usigaye n'umwe umutabazi hari ninde ni Jim banumva nkunze kuba nagumana n'abantu pe ahari ndumva twanagumana hari icyo bitwaye tukanakora n'umuryango kubera ko nye nawe dusangiye DNA urugabo rurameneka uyu aracyagenda muri tano gabo kitwa Ting Bushinwa Japan uherutse kumbwira ngo burya ngo hari ngo rabize prophet ngo hari ikintu ngo abashinwa badashobora ngo ntabwo ashobora reka twikomereze ndaza kotera story mukanya mbwira nicyo uri kunsaba niki utinya vamaga mu nsaza yamubajije niki utinya nicyo uri kumbaza umukobwa wanjye ari bugufi bingana iki cyangwa yaragiye kukugeraho bingana iki bisa nkaho yarangezeho pe namuvugisha se abari mu ndege baraje uyu niwe musaduje turahagera mu gihe giteganyijwe mu minota 5 ETA estimated time of arrival uracyagenda muri 5 asigaranye iminota 24 ni counting down abarerekera iyi ni Wakanda base ndagira ngo ubyibuke neza iyo ushaka kwamamaza uhamagara 078 075 26 cyangwa se 07 83 55 246 na 07 2 6 9 Wakanda base turakwitaba Wakanda base like the prophet the blessed man ndetse na chapa chapa rwabugiri dukomeza tubahereza uburyohe agifungura kamunyuzeho ubugabo burahanga buriruka ageze ahanga abona ahandi bari gusaba DNA ndazibaha ntacyo bitwaye ko zidashira se kigabo kiraho Jim ninde wakuremye arabyibaza uzatuma mba Imana pe fata imbunda anayerekeyo gahunda ni songa mbere muci nyuma n'imbere arerekera ubugabo bunyanyagiye ahantu hose to kurasa wapi to force
ayo ayo bari ayo data we kamuturuka inyuma kagabo do inyuma quick to kobi to kawo ni koroshye kick agwira imbunda hita barasa kare abacabiranye ya bwari bumufatiranye amasasu narashira yinjira mwaho ubutabaje ziburaje abarabara reba His genetic structure is remarkable. Uyu yagize gutya basikaninze DNA za Jim babonye burya igice kimwe ari Kenyan cyangwa se ari alien ikindi gice ari umuntu. Ushaka kuvugana n'umukobwa wawe se? Nge ntacyo bintwaye ushaka umuvugisha. Champ mwana wanje papa biramurenga. After we lost mom, there was nothing else I wanted. Nabizi twabuze mama wacu ariko nta kindi ngukeneyeho. I should have. Nagakwiye kuba naramutabaye. Oho biramurenga buri cyo uvuga. Such an idiot. Dad, no, you're not. Papa ntabwo uri igicucu. No. Dad, don't Mwana wanjye shaka kumenya papa wivuga ibyo ngibyo. save you. He's on his way. Jimmy aje kugutabara. Then what? None iki? I'm not afraid, Dad. Papa nge ntabwo bamfite. Guko bari bunkorereho ubushakashatsi. Ntabwo bamfite. No. Ndabizi mwana wanjye ntugira ubwoba. Ariko mwana wanjye bebizo mwana wanjye mwana afungiye ahangaha ntabwo ubutabaza ziko buri bumugereho. Umusaza ari ahangaha biraherera ikaturure. Tugaruka hano hanze arukiri kuza aje gutabara. Umutabazo hari n'uyu. Agera ahangaha mu gashyamba sha kataraka Getsemani ahasanga indi mbunda. Icyo bari gusaba ni DNA gusa kandi DNA se sogokoza korora imise mwakire mwakire rwose ibyo tubipfe se reka rwose fata rumena amabuye ndani ya shambani. Jim arerekera ageze gutya aricyo yumvishe kimuturuka inyuma kiramwataka cyariye cyahasi rasa nicyumva amasasu vayo hano vayo kiramuyora kobita ku ruhande. Arebye neza to kagabo karakwepa karayigwira ati ndagiye hasigaranye iminota 23 gusa. Indege iracyari mu kirere. Ari hehe ntabwo mubona. Bareba mu mashamba iyo za Karongi. Arerekera mwishyamba ikigabo kiracyamugendaho cyakoze ibabo cy'igisore.
kubigahura birasa ntabwo byumva gituruka inyuma foot punch kufatisha icyuma ahangaha rasa mu mwijima ngo iyo birasha mu mwijima biba birangiye iyo zatsawe ayo iki kiri gukora experiment oya vaye ahangaha azamuka gutyo agera ahangaha hari Layla papa wawe ari he ntabwo nari kumuhagarika yagiye reka tugende nta kibazo sigaranye iminota 19 gusa yo kuba utabaye papa we gerageza urebe ko nta sinyare tubona ni mu mashyamba mbonye sinyare hariya gira vuba turebe ko twamutabara hano habonye ahantu ho guparika indege ho kurandinga indege nari mvuze nk'ababana bavayo irani indege yacu yego genda ibigabo byaje uretse mbanze mbaturishe byakurikiye ayi data we ntaho uri bujye kiracajinga ibipfunsi batangira match bundi bushya biga biri hano bifite uburyo bibangutsemo kick ntabwo kigwa to kiri kokinga ndagiye ariko se ndagiye reka tumbanze duhangane ko bitegerayo kick Your DNA, it's just a matter of time. ndaje mbona DNA zawe gusa Fully maximize ndaje mbasha kubona imbaraga zihambaye the greatest body, the ultimate creation. mu mutwe ukomeye ndetse no mu mubiri ukomeye kirangije kiramwiyereka uyu arakurikira indege niko iri kugerageza kurandinga ngo ibatabare babashe gutaha ndabona uyu ari Rupert ari kwirukanka ayiwe data we uyaza kumusapotinga utangira gukora mu bigabo uyageze ahangaha kumbe cyamwiteguye avana igipfunsi wapi punch ni huguha aye data we punch has ajaga down agera rimwe mutima atangiye kwibwa ngo ntabwo nabishobora ntabwo ndi intwari bamumereye nabi Jim, you were not chosen. yibuka Arrest amubwira ngo ntabwo watoranyijwe ahubwo warahamagawe uyu ni umuhamagaro ibintu ni byawe kijya gukubitara fata igipfunsi fata igipfunsi kubita kirahirita agaruka bundi bushyashya remix reka punch kwati igipfunsi wowe to arashariza arangije mutera ibibaraga ayo data we ayo ndahiye
ndakongotse we. Twasize ashiririje ikigabo no mu ndege berekera. Nta mwanya wo gutinda. Kapiteni Rupa ari hehe? Ameze neza ndetse ari kuruhukiramwe inyuma. Niba iki se kutambwira? Ngiye kujya kureba Colonel Green. Ariko asaze. Ntabwo wajyayo. Ngomba kugerageza nkareba ko namutabara. Tanya nshirayo. Ufite iminota 15 gusa. Iminota 15 nirangira ntaragaruka mugende munsize. Mushyire ku butaka gusa nkwereke. Utwo nikorera. Abahamagaye arasa. Ubwo arasa bahamagaye umenye ngo nini. Chuck Norris. Iyo mbunda twashyizeho ikintu kidasanzwe. Nushyiramo birongera imbaraga. Jimmy ntutsindwe mwana. Sawa ndabyumvishe. Bamanura indege gato. Musore asubiye wenyine uhumwe. Mushyire hasi hariyo. Uko hagera kumbe ubone muzeyi iyo afashe mu mbarutso nzibye. Twamuzanye kuko tuzi kuri bukenera ubufasha. Musore afayo. Wababiri bagiye kururwana. Ubu ni umusaza. Ni umuzi muri Expendable. Nice suit. Wambaye suti nziza. Thanks. Urakoze cyane. Colonel Green's in there. Ndabizi ko na Green arimo hariya. Let's get started. Reka dutangire noneho. Barigendeye. Babiri kuri misiyo. Ngababwira ngo mwicare mugubwe neza. Lucky the Brassman. Mbihera ubusobanuro. Busobanutse. Dore icyuma umusaza ahagaze. Chuck Norris mwenyewe. Risasu risasu mama we. Chapa babwire ko yari Wakanda base. Babwire bambyirire mugari wa wundi. Musaza yaje namuhwe kandi nta gihunga na papa atuje atekanye. Funguriraho umuriro. Isasu ni igikorwa. Isasu ni umuntu. Ibi bivayo butoco. Automatic weapon. Chuck Norris. Musore yarahindukiye nabarabanza ariga arareba. Nagu papa atuje gake. Film igeze haryoshye. Umve imbunda wowe. Irakurura ayo ko bikuruye se bana bandagira nte ko bikuruye imbunda irakurura. Abagabo bo ni benshi ni byinshi. Ashyira hasi. Ubwo buryo bumwe bwanze dukoresha ubundi. Iki kivayo musaza arakireba rimwe. Mujye mwubaha. Jya wubaha. Wumvire abakuruta. Akuruta. Renza ku ruhande. Uyu nawe hari ameze nabi. Abagabo abari bubi. Sinababwiye ko mujye mwumvira abakuru. Sinababujije. Sinababwiye
ngo mujyemo terura depoza ku ruhande segariwe uyu aracyagenda barashaka ko na Green cyangwa Colonel ubivuga uko shaka maze ndore ibyo nabyo tubipfe. Oh, Jim, I got this. Jim, abandi bafite we genda ntaribi. Sawa turasubira. Umusaza sigara hangaha. To. Ubundi uyu musaza bayikorera iby'intare mugani wanyu. Fata imbunda ebyiri. Nemo mwibuka muri Delta Force. N'izindi zitandukanye. To. Shoot. Musaza batuje nk'ukora ibyazi. Atuje gake naguhubuka mu gace. Yabwiye umusore ngo ibi ndabifite igendere. Aba ntabwo bananira. Ndabifasha. Ageze ahangaha abona rwa rumena amabuye sha. Ndaje nkumenera umuntu baru abana aracyategereje hasigaye iminota 7 gusa. Niba ushobora kunyumva gira vuba aracyashakisha arebe ko yabona Colonel Green agera kuri wa muryango. Colonel Green ahindura magazine. Stand back. Subira inyuma gato nkwereke. Rasi kiryango gutyo. This thing's gonna blow any second. Ibintu bishobora guturika mu isegonda ryari ryose. Tugomba kuva hangaha. Yabaye iminota 15 no 15 hasigaye 7 gusa. Yageze ahangaha. Musore aragenda. Ageze ahangaha yarumiwe. Yibuka cha Cherian kimubwira ngo the greatest mind and the greatest body. Iki ni kiremwa gitangaje. Hari wamurasha inyuma. Baramwongera. Ayayayaya mbega we. Ni byiza kuba udapfa pe. Ni Green wamurasha ubwe. Papa wa Alpha niwe wamurasha. Narinje kureba Layla none ndebera ibyo mbonye. Ndabona amaze kubona imbaraga zose. Ariko bisa nkaho hari cyamwinjiye. We kirwanye. Sinasubira inyuma. Ndakubarura nawe. Ari wamurasha. Arasa. Sorry, Colonel. Umbabarire Kona. You did good, rookie. Wabikoze neza mwana muto. Amuhereza telefone. Don't let her see me like this. Jack. Nutuma umwana wanjye ambana ndi hasi. Ngaragara nk'umugambanye. Arasta asigaye ngaha. Nibuke n'ikirobo. We need to stop this. Tugomba guhagarika ibi ngibi. I have a nuclear reactor inside. Mfite nuclear reactor muri njyewe. Build them. Ishobora kuba yabyica. Hanyuma se we biragenda gute? Take my chip. Fata chip yanjye iri nk'amakuru yanjye Follow yose. me.
go. ngaho ugende ibindi ndabyitaho uze ngo Chip amuhaye n'ubundi iri nk'ibitekerezo bye n'amakuru kuri we ku buryo bakongera bakarema indi artificial intelligence cyangwa se bakarema irindi robo uyavuyeyo yirukanka bafite impungenge ko ashobora guturuka isaha iyo ariyo yose uyarabiriba to haraturitse hose muri tano umusore Jimmy yarakiri muri tano ese biraherera he ese arafayo cyangwa dore hose gwara busting ahinduka ivu kumbo Layla yamurebaga yabirebaga arabizi ko sataharenze arwaje amusanga Jimmy yaje kurokoka What happened? byagenze gute aregeye umuntu akubwira inkuru nawe ugahita wibwira He died fighting for what he believed in. papa we yapfuye ari kurwanirira icyo yizeraga amuhereza telefone Hey, Champ this is, iyi ni misiyo ya 15 ndiho naka video arrest. yo gutabara abantu Heard you made second lieutenant. narumvishe ngo wabaye second lieutenant That long since we've talked. hashize igihe kinini tutavugana Hey, champ. ane kureba utu video se yagiye yifata 25. atanga turi kuri misiyo ya 25 Alistair. That you made first lieutenant. ndetse yo That's numvishe amakuru avuga ko wamaze kuba lieutenant biratangaje mwana wanjye it's amazing. it's amazing Wow. So you're a captain now. mwana wanjye numvishe ko wabaye captain ubu ngubu mbega ukuntu igihe kihirukanka usiko wagira ngo ni nka ejo hashize wagira ngo nta gihe kinini gishize Remember how fast you used to run? uribuka ukuntu wirukankaga cyane uribuka se na cyagiye wiba mu rugo The minute I heard that you hadn't returned, I knew you were still out here somewhere. nkimara kumva ko utari bugaruke nari mbizi kuri buzize kuzagaruka hari ahantu uri gusa nzakugarura mu rugo mwana wanjye It's the last thing I do. nzakora igishoboka cyose maze ngo ucyure mu rugo Even if I have tahe to steal third. niyo nanakiba I want you to know ndagira ngo umenye neza ko how proud I am of you. ntewe ishema nawe mwana wanjye I mean, so proud. ntewe ishema cyane Because nawe you're living your life with a purpose. kubera ko ubayeho ubuzima byibuze ufite intego Love you, champ. ndagukunda cyane mwana wanjye I always have. nahoze ngukunda kandi nzahora ngukunda I'm not afraid, Dad. papa ntabwo mfite ubwoba I'm not afraid. ntabwo mfite ubwoba agafilimi kacu nako tugasatira umusozo bidatinze twagarutse ku kibuga cy'indege Kanombesha hari indege yarandingaga Alistair entrusted me. Asha yanyizeye Yes. ama kuyobora emergency situation unit nutuganirira Thought of myself as human. nawe ntekereza ko ndi umuntu iteka ryose Now I know. ariko none uno munsi nzi neza ko Alien. igice kimwe ndi alien I'm half Kenyan. ikindi gice nanone nkaba ndi Kenyan What kind of fight is this now? noneho iyi ni intambara bwoko kingiye kurwana Who is behind experimenting with ash and mana? ninde uri kongera gukora experiment ya ash ndetse na mana ngomba kujya kureba inkomoko y'ibyo byose The
answers. kuko nkeneye ibisubizo. Uri kutubwira ni Jimmy. I need to find out who my real parents are. Ngomba kubanza kandi nkamenya ababyeyi banje ba nyabo kuko nshaka gusubira mu rugo. Nataka kurejea nyumbani kwa wazazi wangu. Yani Jimmy watubwiraga, ndetse filimi yacu tuyisoza ku mugaragaro ya Rick the Brass Man. Dukomeza n'izindi gukurikira mbiyera kandi kabiswi akandi gasobanutse. High School Return of Gangster. Aya boss be blessed. Nakwenga ushaka kuduhamagara, nimero hamagara ni za zindi navuze kare. See you better, ciao.